Mu buzima tubaho hano ku isi hari byinshi dukora neza ndetse n'ibyo dukora nabi. Iyo dukoze neza baradushima, nubwo hari abakora neza bakabagaya. Gusa ariko ku rundi ruhande ugasanga hari abakoze nabi bo bagashimwa mu cyimbo cyo kugawa. Ibi bikaba bituganisha ku buzima benshi babayemo, bahisha ibyo badashaka ko abantu babamenyaho. Hari benshi bakoze ibikorwa abandi bagakwiye kwigiraho, nubwo batabyigiraho bitewe n'impamvu runaka, abandi nabo bakabyigiraho bitewe n'impamvu runaka. Ese abakoze neza barihe? Abakoze nabi se bo barihe? Ibi ngibi iyo tuvuze ngo kanaka yakoze iki, dushobora kwibaza tuti uyu munsi arihe? Ari gukora iki? Mu buzima bwa buri munsi tubamo ndetse ku isi hose nk'uko bizwi, yewe no mu ijuru umenya ariko bizwi. Ariko nkurikije ibitabo by'abizera uko babivuga, mu ijuru naho niko bizwi nta gushidikanya. Umuntu aravuka, agakura, agasaza hanyuma agapfa. Nubwo tuvuga ko umuntu avuka agakura agasaza hanyuma akitaba Imana, ntibikuyeho ko hari n'abava muri ubu buzima bakiri bato. Uyu yakoze ibikorwa byinshi cyane mu bijyanye n'ubuhanzi, cyane cyane ariko mu gice cy'ikinamico na filimi, aho ibikorwa bye byinshi by'ikinamico yabikoreye muri Mashirika, akamenyekanamo nk'umukinnyi ukomeye ukina amakinamico yo mu ruhame. Usibye muri Mashirika, uyu yanyuze no mu Runana, akinamo amakinamico menshi atandukanye yaba ayo kuri radiyo ndetse n'akinirwa mu ruhame, abenshi bita sene. Ese uyu munsi ari he? Ntabwo akiri ku isi y'abazima, ntabwo agihumeka umwuka w'abazima. Gusa naguteguriye byinshi ku buzima bwe ndetse n'ibikorwa yakoze igihe yari akiri kuri iyi si. Yavutse ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'1984, yitaba Imana ku itariki 16 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2019. Yasize abana 3 yabyaye baturutse mu nda ye bwite, ndetse n'undi wa 4 ubarwa nk'umwana wari kutaramuvuye mu nda. Birumvikana ko ari umwana yafashe akarera. Yamenyekanye mu makinamico menshi atandukanye n'amafilimi, aho nko mu cyiciro cya filime abantu bamuziho nk'umuntu wakundaga guhora agenda ndetse agakora iyo bwabaga kugira ngo ashakire imbuto n'amaboko igihugu cy'u Rwanda, cyane cyane abantu ba mu cyiciro cy'ikinamico na filime. Uyu yagiye muri Tanzania ndetse yakinnye amafilime menshi atandukanye afatanyije n'abakinnyi ba filime muri iki gihugu cya Tanzania bakomeye, aho twavuga nka filime yitwa Jibu y'umuhanzikazi w'umunyarwanda witwa Mutoni Asia Rosine. Uyu munsi uri gukora filime zitandukanye harimo Gatarina n'izindi. Yagiye azana abakinnyi benshi batandukanye baturutse mu gihugu cya Tanzania baza mu Rwanda, ndetse hari n'ikigo gikomeye kizwi cyane mu gukora amafilime meza kandi akomeye cyo mu gihugu cya Tanzania, ikigo cy'Abahinde cyangwa se isoko rya filime rya Tanzania twavuga. Yakoraga nk'urihagarariye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse ahagarariye ibihangano by'Abatanzania. Ibi iyo mbivuze abadiske banners barabyumva ndetse bagahita bamenya umuntu bakoranye igihe kinini ahagarariye ibihangano by'Abatanzania mu Rwanda. Mu Rwanda yakinnye filimi nyinshi zitandukanye zirimo Gitera, Kirabiranya n'izindi. Yaritanze uko bishoboka kose. Yakinnye mu Runana no muri Mashirika ku mastage nk'uko nabibabwiye, cyangwa se mu ruhame, cyangwa se kuri sene nk'uko waba ushaka kubyita, cyangwa se n'ubundi nk'uko byitwa. Bamwe bavuga ko ari imikino nkinirwa ruhame, abandi bakavuga ko ari ikinamico nkinirwa ruhame, abandi bakavuga ko ari stage drama mu rurimi rw'icyongereza, ndetse hari n'abavuga ko ari umuntu ukina kuri sene. Hari ikinamico yacaga kuri radiyo yamenyekanyemo cyane yitwa Kagoyire, aho yakinagamo akandamiza umugabo we witwaga Gatarayiha, amufata nabi cyane, amukubita, amutuka, amutoteza, mu rwego rwo kugaragaza uburyo hari bamwe mu bagore bumvisha ikijyanye n'uburinganire nabi, bakumva ko uburinganire buvuze kwigaranzura abagabo. Bakavuga bati dore igihe mwaduhereye natwe tubonye uburenganzira tugiye kubigaranzura,
maze dutangire kubakorera nk'ibyo mwadukoreraga. Murahaha natwe twahaha, mukorera amafaranga natwe twayakorera, murayanywera natwe twayanywera, mutaha nijoro natwe twataha nijoro, mwaradukubise natwe twabakubita. Ibyo ni bimwe mu byo yakinaga muri iyi kinamico yitwa Umurunga. Kuri ubu ngubu iyo kinamico ntigitambuka. Yitwa Mumarashavu Angelique, yitabye Imana ntakiri kuri iyi si. Uburyo yabanaga n'abantu n'uburyo yakoranaga nabo ndetse n'uburyo yakundaga abantu, uburyo yafashaga abantu, uburyo yitaga ku bababaye ndetse n'uburyo yabaniraga neza buri wese mu cyiciro cye, waba ukomeye cyangwa woroheje. Yabanaga nawe neza ndetse ukagira ikintu nibura kimwe mwigiraho. Ibi byinshi byagaragajwe ndetse binavugwa ku munsi yitaba Imana. Benshi baraje, benshi baratabaye, bararize, bagaragaza umubabaro ukomeye cyane n'agahinda batewe no kuba basize. Yewe rwose nkabamuzi kandi akaba ari umuntu uhora yishimye, uzi gusabana n'abantu cyane cyane, mbese yikundiraga n'umuziki cyane cyane. Nicyo kikubwira umuntu uhora yishimye. Ngira ngo ahanini rimwe na rimwe yajyaga anadutumira hano, yagize n'ibirori, wenda habaye nk'igihe cy'amavuko, wasangaga twese twuzuye hano muri uru rugo twitabiriye ubutumire bwe. Ku giti cyanjye rero njyewe mu by'ukuri ntabwo ari ukumuvuga kubera ko atakiriho, ariko njyewe nta nubwo nari narigeze mbona buri gihe twahoraga twisekera turi ahantu, ko iyo tugiye nk'urunana tuba tugenda dusabana. Mu by'ukuri njyewe nta kintu narenzaho. Mu gihe cyose tumaranye ndumva tumaranye imyaka irenga nka 10. Rwose nasabaga Imana ko yamwakira aba ikamushyira mu bwami bwayo. Hanyuma rero nagira ngo abandi bose, baba bakinnye amafilime cyangwa bakina amafilime, baba bakina amakinamico, baba n'abantu bose bazi bashaka kugira icyo baba baganira muri iki gihe cy'akababaro, muri uyu mwanya dutegereje kujya kumushyingura, ko twaba tuganira kuko hari amasaha twahawe, ntabwo nababeshya njye sinyambeshya. Dutegereje kugira ngo igihe nikigera tuzamuke tujye kumushyingura. cyane yitangaga cyane mu kazi, kuko nubwo ngubwo umunsi tumujyana kwa muganga muri CHK nabwo yari yaje mu myitozo. Hari ikinamico yari arimo twari turi gukora muri Mashirika. Ikinamico yari irimo ubukangurambaga bwo gukangurira impunzi bijyanye na Solar Energy. Ari kuzaba turi kumwe mu nkambi yo ku Kigeme, mu nkambi yo mu Burasirazuba, muri Gatsibo no mu nkambi y'Igicumbi. So umunsi rero twari turi kwitoza twiteguye ko abaduhaye akazi bazaza ejo kureba umukino, nibwo byasushe nk'ibikara cyane, ahita acika imbaraga. Ariko mu minsi yindi ishize yose nyango kwenda abari bamuri hafi, murabizi ko agifatwa ntabwo wabonaga ko ari umuntu urwaye, n'amaso yahindutse umuhondo gusa. Otherwise yari afite imbaraga, akavuga mukaganira. Kuko njyewe rero n'ubundi twakoranaga cyane, ndi n'umuyobozi we. Ndibuka ubwo wenda ni nacyo yantumye, kuko ku munsi wa mbere akibibona amaso yahindutse umuhondo, ageze kuri Mashirika ku kazi, yaruriye escalier aragenda arihasinga, ariko ahita amanuka ubona ameze nk'umuntu ufite ubwoba. Arambwira ngo kari ngo reba kuna amaso yanjye yabaye. Icyo gihe yari akiri kuzima ku munsi wa mbere nyine, ati reba kuna amaso yanjye yabaye. Ati we tungu usingiye kurwara umwijima. Arambwira ngo yewe mukarinda we menya nzahita. Arambwira ibyo nibyo yambwiye icyo gihe nyine, nta nubwo yumvaga ko azapfa ko yari atarajya no kwa muganga. Ngo nanjye ndabibabwiye nyine muzi nabi.
yahise ambwira ati we Karinda we muzamenyera abana. So ibyo nyine njye yarabimbwiye namwe ndabibabwiye sibyo muzamumenyera abana. So ubwo nyine kuva uwo munsi yaritoje bisanzwe kugeza ku munsi wa nyuma abakurayanti bagombaga kuza nk'ejo nibwo yahise acika imbaraga aramuka ajya mu nzu yo hasi araryama kuko njye already nari ngiye guhita njyana n'indi timu kuri tere kugira ngo yanatashye umuntu wundi tubana nawe mu kazi k'amakinamico arampamagara arambwira ati reba hasi anje ahantu ari ugiye nyine mbona yarwaye mpamagara taxi voiture baramuzana hano mu rugo kuko wabonaga nyine avuga ati nta kibazo ni mu ntahane ariko agiye kugera hano mu rugo wabona nyine birakomeye bahita bamujyana CHK n'ubundi igihe cyose yari ariyo mu minsi ya mbere akiri muri urgence wagiraga gutya nyine rimwe akavuga mukaganira ko nyine njye twakundaga no gukina cyane najyaga ngenda akavuga ati niwe perezida wacu nyine aje kudusura nkamuha chance nyine nkabanishyiraho umusaza kama chance ariko nyine ubona ko ubuzima bwabo bukagenda n'iki akavuga mukaganira usibye ibyo hari na filime twari turi gukorana nirasohoka uretse ko agiye yararangije gukina ibyo yagombaga gukina nabwo twarakinanye nyine amvura agiye nari ndi muri koma wari dogiteri kandi nyine aranambura ngakira muri iyo filime. So ikindi ahantu hose twagiye tubana rero muri ibyo bikorwa ikindi kintu mwakagombye kumwigiraho mwanamukuraho yari umuntu utagira amatiku n'amatiriganya. Ibintu by'amatiku n'ubutiriganya ntabyo yagiraga. Kimwe mu bintu twakoreragaho no mu kazi ari umuntu udakorera ku jisho ntabwo ari ugucunga ngo ngo boss ngarahari ngo ibintu ngo tubikore neza oya yakoraga buri kimwe cyose nk'uwikorera cyane. So icyo nacyo ni ikindi kintu mwamwigiraho. Ikindi twakoranye ibintu byinshi kuko hari n'indirimbo yitwa Thank You ya The Ben, Thank You My God bayikinanyemo ari umugore wanjye nabwo wa mwana Kabo yari umwana wacu nyine yango mubona mba nyina mva mu cyaro iwacu bakennye nkajya guhiga mu mujyi ubuzima bukankubita nageraho bikanga ntangira gufatisha ngo nyine njye n'umugore wanjye n'umwana tukabura icyo kurya tukajya turya amandazi n'iki nyuma Imana ikadufasha tugatera imbere. Ni byinshi twagiye tubanamo cyane. Wenda nka perezida wa Federasiyo ya Sinema ntabwo ari hano njye narindi kuvuga nk'umuntu umuzi muri performing arts kuko twagiye mu itorero ry'igihugu Nkumba tuvayo ntabwo twigeze tujyanayo ariko umuco w'ubutore badutoje twaraje ahubwo dusanga bamwe muri twe bavuye yatangiye kuwutwigisha bya bindi by'uko intore itazarira intore idasigana nta ntore isiga indi yaritangaga cyane kwaza ari wa wundi tuba turi kumwe kuri tere turi gukina ikinamico abaturage bari aho ngaho imvura yagwa twakwiruka ngo tujye kuga amatereka reka ntabwo twakuga nose aba ngaho uko batuga tukaguma aho ngaho tugakora. So ngira ngo nta kintu na kimwe yigeze akora ngo gitsindwe. Buri kintu cyose yakoze cyararangiraga kandi kikarangira neza kikanagenda neza. Mu mafilimi menshi yagiye akina n'umuntu wadufashaga kuturinkinga n'abandi bantu mu bindi bihugu. Ubwe ku giti cye hari abantu benshi b'inshuti zanjye mfite uyu munsi jewe yampuje nabo naho kumva ngo ndo umuyobozi ngwiki ubwe ari we wampuje nawe ubwo andinkinga
n'abandi bakora ibihangano muri Tanzania cyane cyane mu mafilime ngira ngo murabizi, amuza n'abandi bantu b'ingirakamaro ko niwe ubwe atiteye ko ndi perezida niwe wamfashe akaboko, amuza n'umuntu witwa Piki usobanura filimi, Junior, Rocky, turahura babwira uyu n'uyu ibi n'ibi utangira gukorana. Ofete yahoraga buri gihe afungura amarembo ku bantu benshi, uwo kuntu yafunguraga amarembo mu kazi niko yayafunguraga no mu mibanire y'abantu n'abandi, abahuye bagirana ikibazo kabafasha kugikemura. Kuba nta bintu byinshi navuga, byinshi namwe murabizi pe. Hano hari abantu batandukanye, hari nabonye abantu bo mu runana, hari abantu bo muri mashirika, nabonye abantu bo mu mafilimi, nabonye abantu bo muri plastic arts bariya bakora ibihangano by'ubugeni, hari n'abantu baturuka mu nzego za leta z'ubuhanzi, nabonye Rarike n'inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco, hari muri Minispoke mu kanya bamaze kumpamagara, hari umuntu wagombaga kuza ariko bari mu nzira z'inkumba, bari mu itorero ry'igihugu, ushinzwe abahanzi muri Minispoke Mama Rirete. Birumvikana iyo wumva abantu bangana gutyo bari ku rwego rumeze gutyo, buri wese urwana avuga ati reka mpagere njye kureba n'iki. Ibuka ejo naraje kumanuka ari haruguru byarananiye, arakoze nyakubahwa perezida. Mu by'ukuri ibyo ababwiye ni ukuri, kugira ngo nanjye nari mufatiranye hano ndavuga nti tuvuge ijambo, aravuga ati no reka mwabonye ko yabanje kwinjira, bati reka mbanze ninjire, mbanze yabajije ngo isanduku ye irihe, namubwira nti iri hariya, kugira ngo ngire icyo mvuga reka mbanze ninjire, mbanze ndebe, kuko mwabibonye ko yabanje kwinjira ariko nari nabanje kubahagarikira hano. Biragoye kubyakira. Munsi ibyo kuvuga kuri mu marashavu ni byinshi cyane, ariko ikigoye ni uburyo bwo kubivugamo, kuko kubivugamo no kubisobanura biragoye. Nanatekereza ko abenshi batagize icyo bavuga hano, haba mu muryango we, haba mu bo bakoranye bakorana mu mwuga w'ubuhanzi. Tekereza ko ikibazo babuze uburyo bwo kubivugamo, abantu imitima yashimutse. Njyewe nitwa Biraguma Prudence, nkora mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco nk'uko bari babwiye. Reka rero numvaga ko twagira natwe icyo tuvuga kuri uyu muhanzi wacu ducitse, kuko ni natwe tubashinzwe kubateza imbere. Noneho by'umwihariko ni njyewe ushinzwe guteza imbere abahanzi, baba abo mu muziki, baba abo mu mbyino, baba abo muri teatre cyangwa se ikinamico, ndetse n'abo muri sinema, ari ibyo bijyanye n'amafilime kandi nababwira. Uyu rero mu marashavu watuvuyemo uyu munsi, ubwanjye ntabwo ntekereza ko yari mu marashavu gusa, ahubwo yari na mu mararungu. Mu marashavu yageraga mu biro byawe ukumva atabivamo, ushinzwe kumuteza imbere, umushinzwe mu buzima bw'akazi ka buri munsi. Rimwe na rimwe wenda hari n'ibyo usobanukiwe kumurusha, ariko yagera mu biro byawe ukumva atasohokamo, ukumva wamwigiraho. Mu marashavu abantu yageraga nta rungu ryabaga rihari. Inshuro nyinshi nagiye kubasura bari gukora imyitozo na Karinda, ntabwo byansabaga imbaraga nyinshi kubwira mu marashavu ngo courage, nimukore muzatera imbere. Ntabwo mu marashavu byansabaga imbaraga nyinshi, ahubwo wasangaga atera imbaraga mu bandi bahanzi, adufasha kuba, ahubwo ababwira ati nimugenze gutya na gutya, nimukore ibyiza biri imbere. Abafite imyitwarire mibi ugasanga arabacyaha,
aba bayobozi be ntabwo bagiraga akazi kenshi cyane. Abahanzi baheruka kujya muri Jama Fest muri Tanzania, ubushize muzi uburyo Mumarashavu yitanze muri Tanzania n'imbaraga yakoresheje kugira ngo kiriya gikorwa u Rwanda rwari rwahamagawemo hariya muri Tanzania kigende neza. Muzi imbaraga yakoresheje. Abayobozi bakuru bacu bavuyeyo bavuga izina Mumarashavu Angelique, batubwira bati umuntu witwa Mumarashavu Angelique akora ibintu muri Tanzania, ahagarariye u Rwanda, yabaye ambasaderi w'igihugu. Yabaye ambasaderi w'igihugu kubera ko yafashije delegation, yafashije intumwa z'u Rwanda kubaho neza muri Tanzania. Yari umuntu uzi kwirwanaho, uzi kumenyana n'abantu, uzi gushaka inshuti, ku buryo ibaze abantu ku delegation, intumwa zo ku rwego rw'igihugu kugira ngo zigende nizigera ahantu mu gihugu ibunaka, hanyuma Mumarashavu Angelique aba ari ujya kuzifasha, kuzitembereza ngo dore aha naha, dore inzira muranyura aha, dore murarira aha, dore muraryama aha, dore umuntu ndabahura abafasha akabagirira neza, mukazaba muri iki gihugu mumerewe neza. N'uyu nguyu Mumarashavu nuko yarateye. Ikibabaje rero nuko araducitse. Hari byinshi twari turimo dutekereza gukorana nabo. Umuyobozi wa Karinda twarabivuganye, ariko byari kuba byiza, byajyaga kuba byiza iyo dukomeza gukorana na Mumarashavu hano. Yahoze ababwira abavandimwe ngo Mumarashavu tumwigireho urukundo, tumwigireho gukunda akazi. Ariko hari ikindi kintu gikomeye Mumarashavu ugenda amwigiyeho. Umunsi umwe hari inama twagiranye n'abahanzi n'abakuru b'amafederasiyo, hanyuma hari ikibazo twakemuraga. Ngiye numva mugizeho amatsiko cyane, kuko nibwo nari mubonye mbona umuntu w'umudamu ukorana imbaraga, usanga afite ubwitange mu kazi, ubona ari umuntu ushaka gutera imbere, ashaka guteza imbere bagenzi be, ariko kandi ashaka guteza igihugu cy'imbere. Nkibaza ibintu bimurimo, nkibaza ibyo atekereza n'impamvu agira uwo muhati, bikanyobera. Ageze arambwira ngo erega impamvu nkora cyane, mfite abana ntunze, mfite umuryango ntunze. Yakundaga kugaruka kuri abo bana cyane, ati mfite abana ndera. Ndagira ngo rero uyu munsi Mumarashavu tumwigireho gukunda umuryango no kuwuha agaciro, ndetse no kumva tuwufitiye urukundo. Ikindi nanone nagira ngo nisabire umuyobozi wa gahunda abyumve, namwe bavandimwe muri hano mwese. Hari ikintu kijya kibaho ugasanga ari abavuze ku buhamya bwa nyakwigendera, ari abavuze ibyo yakoze, ugasanga byose birangiriye hano uyu munsi, ariko tukibagirwa abana be, tukibagirwa wa muryango yarwaniraga ishyaka. Birakwiye ko na nyuma y'uyu munsi, haba muri federasiyo y'ikinamico aho yabarizwaga, haba muri federasiyo ya sinema, umuyobozi wawe ntabwo arashyika ahangaha, haba ari muri minisiteri ya siporo n'umuco, yahindutse minisiteri y'urubyiruko n'umuco, haba ari iwacu muri rarike inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco, tubashinzwe mu buzima bwa buri munsi. Namwe bavandimwe kandi baturanye, birakwiye ko hazagira ikintu gikorwa, tuzabiganiraho kandi tuzakomeza gushyira hamwe. Birakwiye ko hagira ikintu kigomba gukorwa, kigakorwa. Nkubwira ntibarabikoze, gusa n'uyu munsi hariho abakiri kubikora. Ufite inzozi zo kuzaba umuntu ukomeye cyangwa gutera imbere, kuba icyamamare no kuba icyitegererezo muri sosiyete utuyemo. Ibi byose wabigeraho bikesha gukora cyane, kuba inyangamugayo ndetse no gufatanya n'abandi, kuko nta mugabo umwe. Reka nkwibutse gukora subscribe niba utarayikora,
kugira ngo ibyegeranyo n'ibiganiro byinshi bitandukanye tuzajya tugutegurira ndetse n'amafilimi mbarankuru tuzajya tukugeza ahazajya kugera hako kanya tukimara kuyashyira hano kuri iyi channel. Nkwifurije ishya n'ihirwe mu byo ukora byose, naho ubutaha.